Ndi Papa Sava. Abanyapuresha tuzi umutima, niba warasenze Imana izakora akantu. Abanyapuresha tuzi umutima, niba warasenze Imana izakora akantu. Iyo abanyapuresha tuzi umutima, niba warasenze Imana izakora akantu. Abanyapuresha tuzi umutima, niba warasenze Imana izakora akantu. Iyo wireba imyaka yawe mukobwa, abanyapuresha utuze umutima, Imana izakora akantu. Abanyapuresha tuzi umutima, niba warasenze Imana izakora akantu. Iyo wireba abarozi ngo bazakuroga, iyo atumye utwita izatuma unabyara. Abanyapuresha Imana izakora akantu. Abanyapuresha tuzi umutima, niba warasenze Imana izakora akantu. Iyo wowe humura, iyaguhaye akazi zakakurindiramo, wigira puresha abanzi bawe bazatsindwa. Abanyapuresha tuzi umutima, niba warasenze Imana izakora akantu. Iyo wigira ubwoba ngo ntuzubaka urugo, niba warasenze Imana izarwubaka. Abanyapuresha tuzi umutima, niba warasenze Imana izakora akantu. Iyo wigira ubwoba ngo igishoro kizashya, niba waracuruje wabanje kubisengera. Abanyapuresha Imana izakora akantu. Abanyapuresha tuzi umutima, niba warasenze Imana izakora akantu. Iyo wigira ubwoba bw'umushinga wawe, niba warasenze ntabwo uzamwara. Abanyapuresha Uwiteka azagukorera akantu. Abanyapuresha tuzi umutima, niba warasenze Imana izakora akantu. Niba warasenze Imana izakora akantu. Niba warasenze Imana izakora akantu. Niba warasenze Data azakora akantu. Niba warasenze Imana izakora akantu. Niba warasenze Yesu azakora akantu. Niba warasenze Imana izakora akantu. Abanyapuresha ngo watinze gusama, humura we, nimba warasenze Imana izakora akantu. Abanyapuresha tuzi umutima, niba warasenze Imana izakora akantu. Washoje kwiga dore hashize imyaka, ariko humura we, Imana izakora akantu. Abanyapuresha tuzi umutima, niba warasenze Imana izakora akantu. 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 Niba warasenze we, Imana izakora akantu. Niba warasenze Imana izakora akantu. Niba warasenze Imana nukuri izakora akantu. Niba warasenze Imana izakora akantu. Niba warasenze Imana nukuri izakora akantu. Niba warasenze Imana izakora akantu. Niba warasenze Imana nukuri izakora akantu. Niba warasenze Imana izakora akantu. Manywa y'ihangu bose babireba, manywa y'ihangu bose babireba. Ngo ku manywa y'ihangu bose babireba, ngo ku manywa y'ihangu bose babireba. Ngo
ngo ku manywa y'ihangu bose babireba ngo ku manywa y'ihangu bose babireba ku manywa y'ihangu bose babireba ku manywa y'ihangu bose babireba iyo ngo ku manywa y'ihangu bose babireba ku manywa y'ihangu bose babireba Datamana icyubahiro ubundi turagushimiye kandi tumenye neza kuri Imana tumenye ko ntawe ugusenga uzakorwa n'isoni niyo mpamvu twongeye kugutumira kugira ngo ube hagati muri twebwe umwuka wawe ramanuke abe muri iri teraniro ibivugirwa ahangaha ibikorerwa ahangaha byose bibe ibihesha icyubahiro izina ryawe ngo nubaka imitima y'abari ahangaha usenye ibidafite umumaro kandi wubake ibikwiriye kugira ngo dukomeze duheshe izina ryawe icyubahiro urakoze amen. Aleluya aleluya ndabanza gushima Imana cyane yongeye kutubashisha tugahurira ahangaha ni benshi cyane bamaze gutambuka bamaze kugera cecekerwa ni benshi bari mu bitaro ariko twese ko turanga turahumeka umwuka w'abazima ibyo ni icyubahiro cy'Imana siko kuko dukiranuka cyane ahubwo n'ubuntu bwayo icyo dufitiye ijambo ry'Imana riravuga muri Timoteyo ngo icyatumye ngusiga ikireti no kugira ngo utunganye byari bisigaye bidatunganye iki rero ni igihe cyacu n'ujyo ubyutse ugatera intambwe ugatambuka ukava ku gitanda ugahagarara bikemera ntukagira ngo hari icyo urusha abandi ntabwo ari ku bwawe ni ku bw'Uwiteka kandi yadusize kugira ngo dutunganye ibyari bisigaye bidatunganye Uwiteka tugirire neza kandi atwogesha amaraso ya Yesu ndongera gushimira cyane Pastor umutware wanjye wampaye umwanya wo kuyobora uyu munsi ari hariya ariko yavuze ati uyu munsi tuyoborere iteraniro nawe ndamushimiye cyane kuba yampaye uwo mwanya ndongera gushimira rero umukozi w'Imana Rugaba namwe mwese mwafatanije kubwo batuyoboye muri iki gihangano cy'umwuka ntekereza ko wiga yigishijwe niba warasenze wigira pressure Imana irumva ntabwo ari igipfamatwi nuko ari isaha yawe itaragera nubona kana kasubijwe ntukavuga ngo yarakwibagiwe Imana ntabwo yibagirwa icyubahiro kibi cy'Imana uyu munsi rero murabizi ko hari izindi gahunda zo kujya gusura abantu batishoboye nagira ngo rero twihutishe gahunda y'uyu munsi tugushe ku ngingo nta kidasanzwe amateraniro muzi iminsi beraho ariko uyu munsi wabaye speciale biba ngombwa ko pastor batumiza kandi ndabashimira ko mwitanze mukaza mbere rero yuko mvuga ikigenderewe cyane nagira ngo dufatanye ijambo ry'Imana abafite Bibiliya bayirambura abayifite muri telefone cyangwa nabandi tugasoma bakumva ijambo ry'Imana dusoma uyu munsi turarisoma mu Bakorinto ba mbere igice ni cya 6 umurongo wa 18 iri ni ijambo umwuka wambwiye papa pasteur akimbwira ati uzayobore iteraniro nasenze Imana ndayibaza nti Imana nk'umubyeyi nk'umuntu uhawe uyu mwanya gira ijambo umbwira nigisha kandi rimanuke rigira icyo rikora ntaba rige ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro ijambo rero nahawe uyu munsi iri mu Bakorinto ba mbere nk'uko mbivuze umurongo igice ni cya 6 umurongo ni wa 18 ndasoma mu ijwi riranguruye haragira hati muzibukire gusambana ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri ariko usambana abakoze icyaha cyo mu mubiri we imbere mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe uwo mufite wavuye ku Mana kandi ni muri abanyu ngo mwigenge kuko mwaguzwe igiciro nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana iryo ni ijambo Uwiteka yampaye ngo dusangire mwaba muzi ko imibiri yanyu ko muri ahangaha ari insengero z'Uwiteka mwaba muzi ko yaguzwe ikintu cy'igiciro amaraso ya Yesu niba Imana yararebye umwana wayo w'ikinege ikemera kumutanga ku bwanjye ku bwawe no kugundi utarahangaha ari amaraso y'igiciro ariko turacyari aho ngaho turidegembya ntabwo turi bujya mu bintu byinshi hano rero turashima Imana nta uri muri twebwe utabona cyangwa utumva ubwo ni ubuntu twagiriwe icyo nshaka kubabwira nuko iri jambo Uwiteka yampaye ngo dusangire hano nta muntu uryumvise bwa mbere
ariko biratangaza cyane kuba umuntu aza mu nzu y'Imana agafata umwanya we akazinduka agafata kenda ke afite uburiri bwe afite aho aryama agafata igihe cye akaza mu nzu y'Imana akirirwa yiribata azi ibyo yavuyemo azi ibyo yarayemo akaza ahangaha agatendereza. Iri jambo si ryo ryanditse murumva bene data. Aleluya. Abari gusinzira namwe aleluya. Twamaganye umudayimoni w'ibitotsi muri iterano. Uwiteka arababaye cyane kandi ararakaye. Ntabwo yarananiwe gutambutsa irindi jambo ngo avuge irindi jambo, ariko yagushije kuri iri jambo nuko hari icyabona kitagenda hano mu itorero. Kandi Imana iragira ati ndi Imana ifuha, ntabwo ishaka kubangikanywa n'izindi mana. Ni gutuva ahangaha ugasanga umuntu aba muri korari aritanze n'umukobwa mwiza aratendereza tugafashwa, yagira hirya agakora ibyo yishakiye, akongera agatinyuka akaza akagaruka akongera agatendereza. Bene data, Imana mubona ari igikinisho? Irabareba ikabihorera, ariko ntimugire ngo ntibazi. Izakoze isoni zo ndyarya ziyoberanya mu itorero. Kuririmba ziraririmba no gusenga zirasenga. Izo nsaku zanyu mwirwa muyihondaho amashyi muyihondaho amapendo, mukabikora rimwe kabiri kabihorera. Umuhanga yaravuze ngo eno ma verite envode. Umwana w'umuntu arakubabarira akajya kubarira inshuro akubabariye, bivuze ngo azashyiraho finale. Twagize twese Imana, twagize Imana, reka nongere mbivuge gutyo kuko nta kisumba kuba Imana itayigiraho ishyiraho finale yo kubabarira. Ntago mushobora kwihana. Ntese jye sinshobora kwihana. Mutegereje ko Imana izazi kabakoze isoni imbere y'iteraniro. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Buri wese yisuzume umutima we hano. Buri wese yisuzume. Hari icyo Uwiteka ari kuvugana nawe umwanya nk'uyu nguyu. Hari icyo Uwiteka ari kukubwira ukijijisha. Uwiteka arambwiye ngo ararakaye kandi arihagurukiye muri iri teraniro. Arihagurukiye uyu munsi. Uzi ubwenge yegera Imana yezwe. Buri wese mu mutima we uzi ubwenge yegera Imana yezwe. Nta bintu byinshi mfite byo kuvuga. Uwiteka ararakaye kandi arabarakariye. Kuba mugize Imana n'iryo jambo rigasohoka ni ukugira ngo mutunganye ibisigaye bidatunganyije, ariko ntibikwiye kurakara kwe. Sister Kidomange wamfasha ukigera ejuru, wazana imbere icyubahiro cyawe. Babimana bateranye. Uyu ni mushiki wanyu, ni umukobwa wanjye, ni mukuru wa bamwe, ni na murumuna w'abandi. Yesu ashimwe. Yesu nashimwe. Vuga cyane Yesu nashimwe. Amen. Urumva ari amena muri wowe? Na amena. Bene data, murambabarira uku niko nyobowe n'umwuka. Hari ijambo twasomye. Aleluya. Amen. Amen. Uwiteka arigaragaje kandi abishyize imbere y'itorero, abishyize imbere y'iteraniro. Hari ibizamini byakozwe. Ntabwo mbabaza mbabwira uburyo byaciyemo, ntabwo mbabwira aho byanyuze, ariko ngomba kubibagaragariza kugira ngo hatazazamo urujijo mubonye hari cyahindutse kuri mwene data. Nawe kandi ambabarire. Bigaragaza ko uyu mwana w'umukobwa wacu wanyu atwite. Ni ibizamini bya dokteri, si ibizamini bya mama pasteur, si ibizamini bya papa pasteur. Ndakubeshyera? Ntabwo twite? Ni wowe mbaza. Nta nubwo ari ngombwa kunsubiza. Nagira ngo mbabwire ngo nta usama atasambanye, cyane cyane yatasezeranye.
ntawe usama atasambanye cyane cyane iyo atasezeranye. Uyu mwana w'umukobwa akora imirimo myinshi mu itorero, araririmba bagafashwa, ariko ntangazwa cyane kwakira Yesu. N'uwo mwuka mubi wamwinjiye hari benshi afasha ahangaha bafashwa kubera we. Iyo umuntu nk'uyu nguyu ari mu itorero agusha n'abandi benshi, kuko hari benshi, uyu ni inkingi, ni star, ni inyenyeri, n'abantu bo hanze babareberaho murokore Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Ariko biratangaje kuba Kidomange atwite. Ugira umugabo? Nta mugabo agira, mwese muramuzi, ariko no kubizamini byagaragajwe. Kubasha rero nahawe mpabwa n'umugabo wanjye nka pasteri, no kububasha mwampaye nk'itorero, nagira ngo menyeshe ku mugaragaro ko uyu mwana w'umukobwa Kidomange abaye atenzwe. Imirimo yose yakoreraga mu itorero guhera uyu munsi ayihagaritswemo. Gusenga yemerewe gusenga, kuko buri Imana igusha imvura ku babi n'abeza, ariko ahagaritswe mu mirimo yose irebana n'itorero, ushyizwe hanze y'itorero mu mirimo yaryo. Ibyo mwese mubyumve, ntimuzabibone ngo mwibaze ngo byagenze gute, nuko nguko byanzuwe. Icara cyangwa nushaka unatahe. Nta mama pasteri, ntago uri ikiraya ari kimwe kiboza ibindi. Iyo ikiraya ari kimwe kiboza ibindi, yituma rero izina ry'Imana ritukirwa mu itorero ryacu. Kandi n'amategeko y'itorero niko abigena. Amategeko y'itorero siko avuga se? Hari aho nyuze ku ruhande rwanjye n'igewe. Nimurebe mama pasteri niko amategeko yacu namwe mu. Itorero ryacu siko avuga. Wemerewe gusenga n'ubu nushaka ugenda wicare dukomeze amatoraniro, cyangwa utahe n'uburenganzira bwawe n'amahitamo yawe. Ese kutanywa fanta? Nawe uri umunebwe. Ariko nanywera. Ariko hari umudamu wabyaye muri korali, wa mudamu wabyaye mwaramusuye? Ntabwo turamusura, ariko twarabiganiriyeho. Twatanze n'amafaranga yo kwitanga, isigaye no kumvikana ku munsi kugira ngo twese turiho umunsi tuzatwabonetse tumugereho. Ariko buriya korali imaze gutera imbere, mujye mutekereza imbere cyane, murebe ko uri urukundo ni rwo rwa mbere. Murakoze cyane pastor. Urukundo turagerageza. Abasaza mwagerageza ka? Oya, nta kibazo dufite rwose. Niyo duhamagaye iminsi y'amasengesho abantu baritabira, kandi umwuka wera rwose aramanuka akabana natwe. Erega buriya mujye mumenya ko buriya n'urubyiruko rugerageza kubareberaho, kandi buri ko njya ntekereza mu itorero numa ashaka ko inyuma yanyu bariya abana barimo bazamuka baza nabo bakegera urwego mugezeho, ku buryo dutangira kubakorera indirimbo nabo. Birumvikana kubera ko ari twe bakuru kuri bo, bagomba kudufatiraho urugero, kandi rwose tuzababera urugero rwiza. Burushete iraryoshye. Hano hantu bazi gukora burushete. Wumvishe ukuntu iryoshye? Iraryoshye cyane, iroroshye. Bazi kotsa pe. Barabizi.
hano se mwe mumeze mute ba turaho turashima Imana na pasiteri ameze neza araho pasiteri yagiye hari abadamu babana mu buryo bw'amasengesho niho yagiye reka njye tuwarete gatoya ndaje nta kibazo nari nzi ko turimo none twashize kama mbaya pasiteri ndagushimiye gusa nk'uko munyirukanye mu itorero munziza ko nasambanye ndagusaba ubikore kuko nk'uko ubinkoreye ntabwo nisambanyije ari no kubikorera papa pasiteri umushumba